Nanone tujya muri cya gikorwa cy'urukundo tugiye gusura wa muvandimwe wacu ufite ubumuga. Rero buri muntu wese uri bukunde reka agira amatsiko yo kugira ngo abone iyi video, kandi nunayibona ntuceceke, ahubwo ineza y'ubuntu bw'Imana ugaragara. Turamushakings. Usuna nagukurayo matwi. Wagira nayo. Iswe. Kandi naho ari n'amajwi yawe turifashe. Nukuri. Imana we uzabitwibasireho bino. Uko njya gushyira gushaka. Twananiwe twazamutse imisozi, bene data ni muri iyi video cyangwa se ukayifunga ukayireba ugira amatsiko aho tugiye kugira ngo ubone neza turacyari mu rugendo rwa cya gikorwa tugiye kureba umuvandimwe ufite ikibazo cy'ubumuga. Ntabwo byoroshye, ariko kubw'ubuntu bw'imbabazi z'Imana birashoboka. Imana ibahe umugisha muri bubone iyi video. Kanana. Okay. Rero ndishimiye abavandimwe ngira ngo ningewe musanze hano
nimwe muje gusura kuko akenshi mwararize mwifuza yuko muza kureba umuvandimwe njya gusura mugira amatsiko yo kugira ngo muze mu murebe. Aha rero niho akenshi mubona yo nazamutse nza kumusura, na none murahageze. Nimba mwamusuhuza rero nikaze, ndi kumwe nawe hano. Azi kuvuga, afite ubuhumyi bw'amaso, afite ubumuga, ntago ajya ava hano, ntago yicara, nuko nyine mumubona. Niba muri bumusuhuze ariko arabaha ikiganza, mumusuhuze nta kibazo. Imana ibaho umugisha, mbaye ikaze mumusuhuze. Ese ashimwe. Imana ikwihanganishe. Amen. Rero tubaha ikaze, none nawe ngo yifuje kubashimira ko mwaje kumusura kandi mukaba mwagize uwo muhate n'umwete. Reka tumuhe ikaze. Uravuga iki ku bashitsi bacu baje kudusura? Ese urabanza wasengere ko nzi ko umuco wacu ari ugusenga? Ingo nibyo mere. Ndanezerewe. Yego. Kandi mbahaye ikaze. Amen. Ngaho basengera Imana. Oya. Ndabasengera nibyo. Yego. Ariko mere. Aba bantu ubushobozi bwawe ari bakwiye kugira akantu bashyira ku muntu. Noneho rero no mu bushobozi bwanjye birimo, usibye ko nyine atariyo, ariko mu bushobozi bwe ntabwo aba babyeyi n'aba mama n'abapapa ntabwo bakwiye kugenda nta kantu basize ku munwa. Yego, bari kumbwira yuko ntabwo mukwiriye kugenda nta kintu mushize ku munwa. Mwamubonye kandi ni inshuti ya Yesu, akunda Yesu cyane cyane bihambaye. Ese mushobora kwicara tukabagaburira cyangwa se tukagira icyo tubamarira? Mwakwicara? nta kibazo, tumeze neza. Okay, Imana ibaho umugisha. Ngo baricaye nta kibazo, kandi ndikumva umwe ari kunyongorera ngo bari mu masengesho, gusa ngo bakeneye yuko bavuganiza. Yego. Gusa ubwo noneho ndabaganiza, ubwo nta kibazo. Ubwo ngewe ijambo rya mbere ryari icyo. Yego. Ariko noneho rero ubwo simbizi niba kuba bari mu masengesho niyo abantu bayushije barajya. Ubwo rero ndaza kubakira kuko ni ngewe basanze mu rugo, ndaza kubakira ntugire ikibazo, ariko ibyo bagusabye ngira ngo wagira uko bigenza. Oya, ubwo ngubwo nibyo. Iyo umuntu agusanze mu rugo aba agomba kugira iki, niko umuco nyarwanda kera wagendaga cyangwa se n'ubu. Noneho rero nta kuntu nabitekereza ngo mvuge ngo mere ubwira abantu ngo mugende ngo amahoro, ngo dore akayira ngakariya, ngo dore ngo mugende. Ariko bifuzaga kugira ngo banze ubaganize ku ijambo ry'Imana, kuko ubushize ngo warabaganije ijambo ry'Imana rirabanyurwa, mbese baranyurwa cyane. Rero ngo bifuzaga ko banze ukabaganiza ku ijambo ry'Imana, ibindi biraza gukoreka nta kibazo. Yego. Ntacyo nubwo ariko umwuka warangezeho, ubwo umwuka waramaze kungeraho sinabyitaho, ariko numva umutima urahagaze ahari kuwa mbere. Ejo bundi kuwa hajya ni hamwe turi kwa kangahe? Ye kuwa mbere. Numva umutima urahagaze. Burambwira ati wabona mera dutunguye. Ndavuga se mere yadutungura ati padaheruka. Ubwo ndavuga ngo mbese ubwo ngo batunguye byagenda bite. Ngira murumuna wanjye ati rero kora gahunda iyo washobora kugira, ibidashoboka nuko. Ubwo rero ubundi mutima bakavuga ati wa ntabwo azaza.
ariko ijwi nagombaga kuza ni imirimo myinshi mba ndimo, ariko ejo ngira ngo nabyiye uriya mwana yuko nshobora kuza uyu munsi nkaza kugusura kuko nanjye numvaga nkukumbuye. ntago yumvishe. ubwo rero ndavuga ati ubwo Umwuka Wera yangezeho, ubwo nuko ukora ibyo ushoboye ibyo udashoboye, ariko sinamenye igitumye bivuga. njyamye rero ndota uri kuza gusenga, nuko urahanura. maze guhanura rero nari ngiye kukubarira inkuru ubwo Umwuka Wera yakoze. Amen. nuko rero ubu urahanuye, maze kuhanura ubwo ndavuga ati Mera azadutungura. ubwo rero none wabonye nkutunguye rwose. ntunguye kuko Umwuka Wera yabimbwiye, ariko se nabyitaho. ariko Imana ishimwe, Imana ijya ivugana nawe hanyuma ukanabyirengagiza, kandi nzi ko njyewe Imana ijya ikugenderera. umuhanuzi rega. reka dusenge Imana kugira ngo umuvandimwe atwigishe ijambo ry'Imana tudatinze. Mana turagushimye, tugushimye kuko tuzaniye abashitsi b'umugisha. himbazwa byiringiro byacu, tusanze n'umuvandimwe ari muzima. habwa icyubahiro kuko urumugira neza. reka umwanya n'igihe cyose turi burangize hano n'abari twushirwe hejuru muri twe, tugiye kumva ijambo ryawe rituruka ku mujyakazi wawe. reka amagambo y'akanwa kabure, ahubwo amagambo yawe y'ijuru abe muri we, kandi utureme bushasha, kuko ibingibi nabyo bitutera izindi mbaraga z'ibyiringiro, kugira ngo umwami Imana yacu tuzabone gukiranuka kwawe. turagushimye rero kuko uruwera mu izina rya Yesu, amen. tuguhaye ikaze rero kubw'ijambo ry'Imana. yego Mere rero nta Bibiliya mfite. ubwo rero uriya ijambo babwira nibyo mba natekereje umutwe cyangwa Umwuka Wera angejejeho. buriya rero ni ikibazo mfite, nshaka Bibiliya n'indirimbo. uri kumva Mere? ndabishaka. akeneye Bibiliya, akeneye n'indirimbo. uko mumubona hano, hari bamwe batajya bifuza no kugira ngo batunge Bibiliya, ariko uko mumubona hano akeneye indirimbo, akeneye na Bibiliya. nta kibazo, turaza kubishaka. uri kumva? yego. hari igihe umuntu avuga ati reka basome ijambo, umuntu akaba yakwicara akagisobanuriraho, akamanza yavuga ati iri jambo risobanuye gutya, iyi nterero imeze itya. ubu rero ibintu byose guhitira kubitekereza mu mutwe, ukabwira abantu ukanabasobanurira, uwo mwanya bagasobanukirwa, nabwo ntabwo biri aha hafi. none rero uko Umwuka Wera agezeho, reka dusome ijambo ryo mu Befeso igitabo cy'Abefeso riravuga ngo, kubera ko ntunguwe, ariko riravuga ngo Abefeso ibice bingana? ibice bitandatu. Abefeso ibice bitandatu, umurongo w'icumi. ku murongo w'icumi. yahageze. mukomere mu mwami. ngo bisigaye mukomerere mu mwami kubw'imbaraga. mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe. Amen. komeza. 11 mwambaye intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Amen. kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'abantu ho mu ijuru, y'ahantu ho mu ijuru. Amen. Biratubwiye ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe. hari aravuze ati kuko tudakirana n'imyuka mibi, tubambe dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere cyangwa ahantu ho mu ijuru byo mu kirere. ntabwo abo turwana nabo bafite amaraso, nubwo baba bafite amaraso, ariko aba ari imyuka mibi. ubwo ntabwo aba ari umwana w'umuntu, cyangwa ashobora kubona ari umwana w'umuntu uri kukurwanya, ariko aba ari Satani wagize ute, wamubwiye, wamuteye muri wa mutima, noneho akamutera imyuka mibi, noneho asigaye akagira ute,
akaba arakugwanyije. Ubwo rero ariho havuze ati abo dukirana nabo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Ubwo rero Satani igakorera muri wa muntu, muri wa mutima we, ikamujyamo cyangwa se ikamwongorera ikavuga ati kora gutya. Ndababwiye ati ngewe Umwuka Wera yangezeho, nubwo ntabyitayeho, ariko n'uwo murumuna wanjye naramubwiye ati yewe hari bwemera azadutungura. Ndavuga ngo iki, akambwira ngo cyangwa yamere ntiyabikora, undi nyamara yabikora, ndumva umutima wanjye wahagaze ku wa mbere. Aramubwira ngo none nkari iki, ndamubwira ati vurirido hari igihe uheraho. Tubona mera tiriya rido ntabwo duheruka kurifura, niko namubwiye. Ati noneho urebe nka gutya, ati nka gutya umuntu akora hakaba haje imijabwe, hari igihe byaba bigaragaye nabi niyo yaza agakora ibindi, ariko hari igihe mera azadutungura. None ko ngiye kumva numva ryajwi rya mere riravuze. Haleluya. Haravuze ngo abungeri ngo bamenya bw'intama, bw'intama nazo zikamenya abungeri. Ubwo rero ahandi hakavuga ngo ntabwo ngo intama ngo ijya guca mu irembo, ibamba intama ica mu irembo, utari umungeri n'ubu udaca mu irembo. Ubwo rero mere aravuze, numva ko hari mere, nange numva ko ndi umungeri, bambe ko ndi intama ye. Haleluya. None rero haratubwiye ngo ibisigaye mukomerere mu mwami. Noneho dukomerere mu mwami, kuko nta handi ho kwikomeza. Mbese dukomere ku rutare, mbese no mu mirimo yanyu mukomere. Haleluya. Mu byo mukora byose mukomere, kuko ngo tudakirana n'imyuka mibi. None kuva dukirana n'imyuka mibi, bambe dukirana n'imyuka mibi, niyo mpamvu dukeneye imbaraga. Noneho rero ugomeje gusoma iri somo nararisomye cyane, haravuga ngo dukwese inkweto, kuko aribwo butumwa bwiza bwiteguza. Haleluya. Ngo twakira agakiza katubera ingofero. Ukomeje gusoma. Haleluya. Nuko kakavuga ngo mutware kwizera nk'ingabo. Yes. Kingira igituza. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Noneho rero hakavuga ati kubw'ibyo ukomeje gusoma ukahosa, aho ushirije ngo nyine nacagaguye, kavuga ngo kubw'ibyo mugomeze musenge kandi musabira bera bose, kandi nanjye mugira ute musabire. Amen. Haleluya. Ubwo ayo magambo yose muzayasome. Amen. Ngewe nyavuze ibice, ariko ngo mukwese inkweto, kuko aribwo butumwa bwiza mubiteguza, kuko namwe murazikwese muraje. Haleluya. Hari ijambo rijya rivuga riti ngo mbese bazavuga bati Yesu ababwira ati mwumve imbere mwabigume. Nuko Yesu ababwira ati mbese nuko bavuga ati mwami yewe, nuko ravuga ati rero mwabivumwe mwumve imbere, ati kubera iki se ndi bivume? Avuga bati ngo igihe nari ngwaye ntimwaje kundeba, igihe nari mu nzu y'imbohe ngo ntimwaje kundeba, ngo noneho ugiye nari nambaye ubusa ntimwanyambitse. Noneho ngo azababwira ngo sante Baba Yesu uje. Nuko ngo ababwira ati mbese twabigukoreye ryari? Nuko ngo ababwira ati mva, ugiye mwabikoreye bandi boroheje, uburya ninjye mwabikoreye. Nuko rero ngo ababwira ati rero nimuze, ngo abo ngabo bazabwira ati muze, cyangwa se abo data yabamugisha, kuko nari nshonje muramfungurira ngwaye muza kundeba, ndi mu nzu y'imbohe muza kunyambika. Oh haleluya. Sante Baba Yesu uje shikarabo, sante Baba ragedo, sante Beriase Yesu shikarabo, sante Baba. Asuli kirde tai bossa imene gonshere faya dontire mene peya. Sante Beriase. Nesai de con sante gloria. Sante Baba. Nuko haleluya. Nuko rero waravuga ati nari mu nzu y'imbohe muza kundeba, nshonje muranyambika. Nuko rero bamaze bati mbese databuja twabigukoreye ryari?
nuko ngo azabwira ati ubwo mwabikoreye bamwe mu boroheje burya ninjye mwabikoreye nuko rero nanjye ubwo mubikoze rero mu boroheje ni Imana mubikoreye ntabwo ari njye mubikoreye. Haleluya. None rero nibwo wavuze ati mukwese inkweto aribwo butumwa bwiza. None ubwo butumwa bwiza ubabemo kandi bubabemo no mu mutima. Haleluya. Aho mugeze hose izo mbaraga zose izo ntwaro zose ndazibufurije imigisha yose ibabeho torero ryanyu Imana ibaha umugisha. Haleluya. Haleluya. Imana ibaha umugisha kubw'uyu muhati mugize kubw'ishyaka mugize mukemera mukazamuka imisozi mukamanuka ibindi. Imana ibaha umugisha kandi Imana izabarinde mu bigeragezo biri imbere. Imana izabarindira urugo. Haleluya. Sante Baba Yesu. Harimo n'abagomba kubaka cyangwa se wenda bo mu ngo zanyu bakubaka. Yego. Uzi kugira umuntu akubaka urugo rubi. Haleluya. Sante Baba Yesu. Imana ibaha umugisha. Agomba kubona bakazana, agomba kubona ba nyirabukwe, agomba kubona bese abo mu miryango y'abademayi babo aho hose. Sante Baba rakedo sante biriate jozishikarabo. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Bana hose Imana ibaha umugisha. Amen. Sante Baba Yesu. Ubwo rero nibabwira iryo jambo intwaro zose zibabemo. Zibabemo mu gusenga haba mu kuririmba. Haleluya. Ubwo butumwa bwiza bubabemo. Yego. Mbese ugumye gusoma muzagomeze muhasome. Yego. Iryo somo mbese musomeho nk'imirongo 10 cyangwa irenga 10. Iryo somo ryose muzaryumva nk'uko ndibabwiye. Ubwo butumwa bwiza bubiteguza. Bwose Imana ibaha umugisha. Mbese ntacyo nababwira. Dushimiye Imana kubw'umuvandimwe. Murabona ni umuvandimwe ufite ubumuga bw'ubuhumyi, ni umuvandimwe utava ahari, ariko ijambo ry'Imana riri mu mutwe we. Nanone akeneye indirimbo, akeneye n'igitabo cy'indirimbo. Ushobora kwibaza ngo mbese azabisoma gute atareba, ariko ashobora kuba atafite amaso y'umubiri ariko afite amaso y'umwuka. Aratubwiye ngo nidukomere kuko ahandi hose n'umusenyi, kandi dukomerere mu mwami, kandi twitwaze intwaro zose zishoboka. Nawe reka tusenge Imana kubw'imbaraga z'Imana. Imana imuhe umugisha kandi Imana itugirire neza. Hari envelope rero twazanye umuvandimwe wacu. Hari envelope twakuzaniye. Byose urabisengera rimwe. Urabisengera rimwe umaze kuyakira. Hari amafaranga 38,000 abavandimwe bateranije. 38,000 babiteranije kugira ngo bajye bakugurira icyo gusasiraho, cyo gusasaho cyangwa icyo cyo kunywa. Bazanye imiceri, bazanye amasabune, bazanye amavuta, bazanye isukari, nabonye bazanyemo n'amakara, bazanye n'isabune, bazanye n'amashu. Ibyo byose rero aya mafaranga 38,000 niyo bakusanyije bayakuzaniye. Rero nanone tuyaguhe kugira ngo nuza gusenga ubasengere bose cyarimwe, kugira ngo imbaraga z'Imana zikomeze zigaragare hagati muri we. Sinzi nimba wadufasha kuri iyi envelope. Hanyuma rero nimba nanone uri bufata umwanya wo kubasengera, reka ufata umwanya wo kubasengera kuko bakoze iki gikorwa. Nanjye ndabashimira abavandimwe ukuntu mwitanze mukaza kudusura. Ngewe navuga ngo uyo ni murumuna wanjye. Rero Imana ibaho umugisha kuba narababyiye igitekerezo, namwe mukagira icyo gitekerezo cyo kugira ngo muze mu musure. Nguyu hano rero nushobora kubona uburyo kiyaza wenyene yaza, ariko nanone reka tumugarureho mikro adusengera Imana anabahesha umugisha nkuko yaba uhesheje.
Uwiteka Mana yitangaza, Mana y'icyubahiro, Mana ifite imbaraga, Mwami w'amahoro, Mwami wo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, uramaza Mana turagushimye turaguhimbaje, izina ry'Uwiteka rihimbazwe, tugushimye ibitangazo wowe udukora uko bukeye n'uko bwije, Mana turagushimye kubw'ubwoko bwawe ugejeje ahangaha Data, tugushimye kubw'amagambo yawe twumvise, turagushimiye Mana kugira ngo ugiye kuyakuzirikana nuko amugisha Mana, Uwiteka Imana Data, Uwiteka Mana kubwo ibiganza byabo barambuye, kubw'amaguru yabo Mwami bazanye, Mana amugisha Data, mu izina rya Yesu Baba. Rakedo Sante Beniante Jésus Shikarabo, Sante Jésus Shikarabo, Sante Jésus, Hallelujah, Sante Baba, Gawa Mugisha, Mana Data, Mugisha ndabibasabiye byose, ibyo bagerageza gukora byose, ubaha umugisha Mana, urakoze kuko ubyumvise, kandi urakoze kuko ubikoze, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibaho umugisha. Ndanezerewe cyane ngewe by'umwihariko, ndanezerewe umuririmbyi uzi umukara avuga ngo sinzi uko bigenza Mana, sinzi no kubikora, ngo ariko sinzi uko bigenza, sinzi no kubikora, icyo nzi ni uko iyo utegetse biratungana. Haleluya! Mana ushimwe, Mana ushimwe, Mana ushimwe. Haleluya, haleluya. Mana ndagushimye, biratungana. Rero ndabashimiye mwese uko mwitanze. Imana ibaho umugisha, ibaho umugisha mu majya, ibaho umugisha mu majya. Bibiliya ijambo ry'Imana hari igura 15,000, hari igura 12,000, nta ya 10 haba 12, indirimbo igura 3,000 ngira ngo. Amen. Imana ibaho umugisha. Bivuga ngo igihe tuzongera kugaruka tuzazana Bibiliya, tuzane n'indirimbo. Rero turabanezerewe. Imana ibaho umugisha n'ukuri kw'Imana. Ndanezerewe cyane. Imana ibagirire neza. Imana ibaho umugisha mukobwa wanjye. ukuntu ejo niba numvaga ari mere amaze kutubera umubyeyi, ariko nyine uzi ko nari nagukumbuye ndakubura, nshaka no kukubwira ijambo ndakubura, ndaguhamagara wamuneye kukubwira, yanze kukubwira. Rero nibwo navuze ati Mana rero ko mukumbuye nagende nubwo atahazi, ariko umuntu azi ku itorero abaza umuntu, nagende nyine kwa kundi. Ubwo mere ndamukumbuye, ndagukunda cyane nanjye. Nuko ndacyakubwira kuko nari nkukumbuye, na telefone ikaba ntoya, nkabona rero ntarabivuga byose ngo birangize. Ubwo rero ndavuga ati uwazaza gusenga tugahaguruka tukavuga izi mbaraga z'Imana. Izi mbaraga z'Imana nizo kuguma mu nzu, ahanjye hamwe nkagomeza tugaceceka. Niko ndi kubwira murumuna wanjye ati none mwere biki none uza gutya mfungira neza hano hano noneho ubwo ngubwo uri kumva, noneho tuzaze tuvuge imbaraga z'Imana bose bari kubyumva. Yego. Kuko niturangiza tuvuge imbaraga z'Imana iwanyu, tujye kuzivugana iwacu, nawuze tuvuge imbaraga z'Imana n'iri torero. Ubu tubaye bamwe rero nshuti, nubwo nta bushobozi mfite cyangwa nkiryamye, ariko neza mungiriye ndikumva ari mwe mwaba n'inshuti, mukabana ba mere, mukabana ba mama, nta kibazo byose mukaza mukabikora mere. Kuko ubonye ko nta kwisaga, niyo naba nambaye ubusa ntambaye ubusa, ndavuze ati mere nikaze. Murakoze cyane rero TV Intwari zo Kwizera.
tukeneye n'igare uburyo dushobora kumushyira mu kagare tukareba ko wenda se byashoboka. Umuntu wese uri butwumve tukeneye no kumukura hano hantu kugira ngo tumushyire ahandi hantu hazima aho dushobora kumugeraho byihuse. Buri muntu wese uri butwumve namwe mugeze hano mwabikoramo uruhari. Turasaba n'ubuvugizi ku gihugu cyacu. Imana ibahe umugisha. ubwo wajya umuntu akumbwira